inzu ya Aria Cool yagiye muri Amerika ahura na Kanye West. Kanye West se ni Shizzo. Uravuze ngo Shizzo niwe Kanye West. None se ubona Shizzo atarigize Kanye West. Ubwo inzu ni yandika abantu bari kuvuga ngo ni ya Shizzo abandi ngo ni ya Aria Cool. None se Aria Cool iriya nzu nayubatse imyaka 2 gusa. Aria Cool yarambwiye ati Skyto njyewe iriya nzu nayubatse mu mafaranga yanjye natangiye kuyiringa guturuka za 2008 kugeza uyu mwaka amafaranga nabonaga sinigeze nyanywera inzoga sinigeze nsireyinga man nta nikosa na rimwe nigeze nkora amafaranga yanjye njyewe ushaka kuvuga ko Aria Cool atanywa inzoga. Beretse mwanze ngo amakuru ya Aria Cool reka nangire Aria Cool mwanze mukubwira Aria Cool muzi agendana na Dream Boys urabyumva yakundanaga na Platini na TMC dufitanye isano twari baririmbiye ndese baririmbiye Aria Cool kuko Aria Cool yari afite icyo afana na Dream Boys na oya ni mujyanama Claude sapana na mujyanama Claude kuko uwitwa TMC yaterese Aria Cool arangije anambwira ati wowe nzaguha igisubizo arangije atambwira ati ese muvandi nubwo wanerese uzi ko dufitanye isano ariko Shizzo aratwika Shizzo ngiye nuzanza n'ubwo buswa bwawe urumva ngiye nuzaza uvuga ngo Aria Cool yanzu uri wayubatse urumva ariko Aria Cool yakatiye Shizzo ngo ntago ari level yiwe ariko Shizzo ni imbeba niwe wakigoryiwe Aria Cool afite imifungo ngo yakwiye kuri Shizzo. Man, yeah, Red Nose, man, as you see, as you know, this is your boy S3K to the Y2 Comedy Double Skyto, alongside with the S to the K to the M to the A to the A to the O. Saudi. Nite Kamaro, cyangwa se umwite Saudi. Hari ukuntu ngengera gutya ibyishimo bikansaga mu mutima wanjye bikanasanga muri mugenzi wanjye. Ya mane tumeze neza, Saudi meze neza. Saudi umeze gute? Ndaho ndashima Imana. Wakiri gute feedback y'ibintu twavuze kuri Yago? Sha Yago byo twamuvuze byari byanyabyo n'abantu barabikunze. Nagiye mbana TikTok nabonye muri TikTok ari gutwika ibintu byabaye ngo si uwejo. Sha ubwo wari uwejo. Njyewe ndi uwejo. Ejo ushatse kuvuga iki? Nyine iyo umuntu avuze ngo si uwejo wowe bishatse kuvuga ngo uzabura uwaye. Ubwo nyine amambwiza ukuri. Uzi umuntu wahozeho. Shaworaho ni wahozeho ariko nekeza ko ndi muri umunawe. Ubwo bishatse kuvuga ko utari uwejo nawe. Duwa kera. Okay sawa. Iyo umuntu avuze ngo si uwejo wowe bishatse kuvuga abashatse kwerekana ko afite nyine ibintu asobanukiwe byinshi cyane na experience ye ishobora kubiri iri strong. Kamaro reka nkubwira hari ibintu byinshi umaze bye mbona abantu bamwe nagiye mbona kugira ngo dukubite tubangura urabizi ko twebwe igihe cyacu kibari gitonya cyane gusa sina kirekire gusa tuba dushaka dukubitire mu mavi dukubite tubangura induru zite zivugira rimwe. Kamaro tugeze gutya kuri social media tubonye inzu hari inzu wabonye ya Arisudi isa ni ya Aria Cool bira bintu bitandukanye gute ubwo abantu batanyirwa na A ubwo bose bagiye kubaka amazu. None se niba ari Arisudi na Aria bafite ayo mazu Arisudi sa ifite sha ya Arisudi ngiba mu butatsinda iba ku musozi wa Bwima. Aka birashoboka ko amazi igihe kinini muri Amerika kandi muri Amerika hari ukuntu bagufinansa amafaranga ukagenda ugakora business ukagenda bagenda bayagukata. Ubwo tuvuge ngo afite kontra ifunze mu boko afite kontra yese Arisudi ntago nzi ikintu akora gusa nzi ko yagiye kuri green card urumva yavuye mu isango yigera muri Amerika ajyana n'umugore we Karine baragenda baratwika n'ubu ngo amazi iminsi ari mu Rwanda niba yarasubiye simbizi ariko banzara nagiye I don't know gusa Sudi ndamwemera nk'umuntu wakoze showbiz ariko inzu ya Arisudi nawe mizi ni nka indi ya Philipita Philipita rero ifite ahantu bita Norvège. Philipita se kari we mu MC w'umu DJ urumva akaba afite na station akorera TV station urumva yabura iyo nzu ntago yayibura Kamaro abayiba abantu benshi uriya mane barabara inzu ya Aria Cool wowe bivuga iki inzu ya Aria Cool yagiye muri Amerika ahura na Kanye West. Kanye West se ni Shizzo uravuze ngo Shizzo niwe Kanye West none se ubona Shizzo atarigize Kanye West sawa nyine ariko yahuye na Kanye West wanyawe Aria yahuye na Kanye West bahuriye ahantu ngo bita Hollywood urumva ubwo bufaranga Shizzo ejo bundi yaguhaye kuri World Limit nibwo butangiye ujya ko mwibaraguza utangira kumufata Shizzo se yampiki ko na costume yambaye hano mu Rwanda ari kuratagiye atayishyuye Shizzo wagiye atishyuye na costume yari afite yari yambaye muri nuze muri Sky Lounge yampiki uriya yampiki nta kintu oye
uravuze ngo Shizo none nta mafaranga agira. Shizo sagira iki ko Shizo nta mafaranga agira niwe mu diaspora maze igihe niwe munyarwanda maze igihe kire muri diaspora utagira amafaranga ako ni umutranslate atranslating ibikisi atranslatinga impunzi ndetse n'abantu bajya muri Amerika batazi ikinyarwanda iyo bagiye kwivuza bamusanga ku bitaro byo muri Amerika kajya nimba wari ugiye kuvuga ngo ndashaka ikinini cya malaria ako muri abasazi Shizo nitabara wa musazi batabarura bazi ntabo nzi reba wa bantu batwara abantu urumva batwara imirambo y'abantu bayivanye muri nuze muri bayivanye nko mu ivuriro bayijyana muri morgue ubwo uravuze ngo ni Croix Rouge naga ari Croix Rouge kwako ni nk'umuntu apfa bagata bafata nk'umurambo we bakawujyana muri morgue rero niko kazakora basuni kutugare urumva turi imirambo oya Shizo no mutranslate nabyo nakazi none se kandi abantu baba Kansas n'abantu baba za Michigan n'abantu baba Michigan se eswa ba Michigan cyangwa wowe ba Michigan ninde wabikubwiye nta bantu nyine bahaba abo bantu barakubeshye niwe babeshye bari kumbeshya se bari iranze ari yakuru ejo bundi ku itariki 25 z'ukwa 12 Kanye West azaba ari mu Rwanda ubwo inzu ni yandika abantu bari kuvuga ngo ni yashizo abandi ngo ni yare yakuru akoze ko nta bintu uzi abakobwa bo mu Rwanda nakubwiye ngo ni imari n'ubutunzi dufite urumva nabo babimenye ko ari ubutunzi bwa danje umukobwa bashije kwibohora akamenya gutagetinga indi audience urumva abasha kubaho neza none se ari yakuru ryanzu nabibatse imyaka 2 gusa akimara kwisobanukirwa niba ufite ipunani yawe ukaburi n'umukobwa mwiza ukabuzi n'indimi ukagira amahirwe ugakora soro tukajya nko hanze wagira mahirwe kwa kuni nyagasana gusekera cyangwa kwa kuni warungurutse kunuze kuri warungurutse ku ikarisho nyogosenge urumva ugahora n'umustar ibyo bya Kanye West turi kuvuga nago tubyumvikana kuko ngewe amakuru mfite ari yakuru yarambwa ati Skyto ngewe iriya nzu nayubatse mu mafaranga yanjye natangiye kuyiringa guturuka za 2008 kugeza uyu mwaka amafaranga nabonaga sinigeze nyanywera inzoga sinigeze nsireyinga mane nta nikosa rimwe nigeze nkora amafaranga yanjye ngewe ushaka kuvuga ko ari yakura tamwe inzoga ntazanywe uravugisha ukuri yawuruta nkwa se ni inzoga yawe ni ngaho komeza unywe yawurute ari yakuru komeza wenywere izo yawurute ngo nta yawurute ndabona yanditseho Hennessy ari yakuru nagajya nkwa Hennessy anywa iki anywa yawurute bita yogurt none se yogurt ikorerwa muri Ruganda mu Ruganda rwano mu Rwanda Inyange bakora yogurt ntago ndabona inzoga yakorewe mu Nyange uri kubyumva kandi ari yakuru njye musanga yicaye ari kunywa urumva afite igicupa kimuteretse mirekeka niba ari cyo kwifotoreza ubwo ni kwa kundari ya nyine bari kwitwikira ko ifoto buretse ko ari yakuru sene namona yiteretse inzoga akagwediro ari yakuru numubona mu kabari uzamusome ku munwa centrale uzambwira ikintu uzumva yawe mfite amafoto yanjye nawe ariko turi kumwe atangwe inzoga muri kurya iminwa se nta minwa twasangiye none se mufite amafoto nyine dufite amafoto twicaranye nyine yambaye neza asa neza nanjye nambaye neza nyuma yaho nyine yankaraza ibiceri cyakoze uriya mukobwa umunsi nzahura nanjye nzakuviduramo ikofi kubera ko amafaranga yavanye kuri Kanye ni menshi rega byose tuba tubizi ntago ari yakuru yari yahura na Kanye none se ubungubu ntuzana ari yakuru yagiye muri Nigeria reka mbanze gukubita inkuru reka ngwa amakuru Beretse mbanze ngwa amakuru yari yakuru reka nangire yari yakuru mbanze mukubwire ari yakuru muzi agendana na Dream Boys urabyumva yakundanaga na Platini na TMC ubwo bose none se yasangiraga na barakundana okay ubwo n'ubushuti uko n'ubundi ushobora kukundana n'umuntu ariko muri inshuti kandi nta bintu bya danje ari yakuru yakundanaga na TMC na Platini ubwo bose barabusangiraga se ni biryo se nyine kuri kuvuga ngo barakundanaga se nase gukundana bivuze ubwo n'ubushuti nyine ntago wamenye ibyabaye wenda ariko sinzi gusa icyo nakubwira cyo ni kimwe gusa Claude we ntago ajya arongora nako TMC atarongora se warabona umukobwa ubeshyira Claude mwamuteye inda Platini we ninde wamubeshyeye aya Platini atanga indezo mbere akigutera inda ubundi ahita akubwira ati fata amafaranga ntundaburize akama ushobora kubura igisazi ariko gereka mbanze ngohereza amateka yari yakuru ndakurusha nago nyakurusha cha nayo ndusha ari yakuru ni Kalisa John wamuzanye muri showbiz ariko uzikuru umusazi amuhuza na Platini na TMC muri Dream Boys uri kuvuga ni bejo bundi umuntu wafashije ari yakuru ni nyakwigendera Denis wakinaga waruzwe ku izina rya Rwasa uri kubyumva ngewe man akusibiti bya mwana
hako se ni byiza ni bibi se yaba ari bibi twari kuba twicaye niwe muntu wamupromotinze baranakinanye muri movie urumva niwe muntu wamuzamuye abo ba Dream Boys bose bamumenye kubera Rwasa Denis nyakwigendera rest in peace my brother rest in peace Rwasa legend wari umuhanga byatari wari uza akazi ariko Rwasa umenye ko ari umwe mu bantu bafashaga Dream Boys nyine Dream Boys niyo mpamvu yamenye ari yakuru kubera ko manager wari yakuru byatangiye ari Rwasa none se nimba ugira ndakubesha uribuka indirimbo bita ngo twari kuzakundana twari kuzarambana ariko ntibyashoboka oya dufitanye isano twari baririmbiye ndetse baririmbiye ari yakuru kuko ari yakuru yari afite icyo apfana na Dream Boys oya ni mujyanama Claude sapfana na mujyanama Claude kuko uwitwa TMC yaterese ari yakuru arangije arambwira ati wowe nzaguha igisubizo agiye kujya kumuha muri anniversaire ya TMC atwaye boro ziriho udutima azimuzaniye uwo muntu baba bafite icyo bapfana akamuzanira boro ziriho udutima nyine niyo mpamvu yamubwiye ngo kiragiye bari muri dating ubu byita bari guteretana barimo barakundana biza kurangira uwitwa ari yakuru arangije atambwira ati ese muvandi nubwo wanerese uzi ko dufitanye isano yego ese niyo mpamvu bakoze indirimbo ngo dufitanye isano yego ubwo bari akana barakariye ariko birangira basanze bagize gute bafitanye isano nibwo TMC uwitwa mujyanama Jean Claude yasabwe atakugira ngo ari yanjye tuzahure dupfa ubusa reka iyi pase nyikubita umuvandimwe wanjye Platini nibyo disyo Platini nawe agezeho Platini akihagera byahise birangira induru ziba ziravuze Platini urukundo rwiwe nari yabigera nkaho bimeze gute ariko niwe ni manager we hari ubu ni manager wa Platini nyine niyo mpamvu amukunda cyane ntabwo ubona ko ariko mwambutse ibiyaga bigari ntabwo ari umwambutse ibiyaga bigari ninde umwambutsa se ni wowe umwambutsa ni ubwato cyangwa ni ubwato n'indege aho nyumvira ubwato se nta musare bugira umusare ni ari yakuru none se sibyo nakubwiraga wa musazi we umusazi ni wowe nongere kunuka ubwo bututsi bw'ubugoryi aho nyumvira ntabwo ndi umusazi ndi muzima deja mba nkubwire kuri iriya nzu ari yakuru iriya nzu urumva yavuye mu bantu benshi bande iriya nzu none se kankubaze iyo umuntu akora ntabwo aba afite umuntu akorera yego umuntu ukorera se iyo guhembye ejo akakwirukana ntabwo ubona uri shobuja ubwo we shobuja ninde databuja ni YouTube uramuzi se ni Satani aramutse ari Imana databuja ni Satani aramutse ari Imana se Imana ntabwo ikorera ku isi ikorera mu ijuru nta kibazo Satani se utanga ubutunzi ku isi se siko tubizi Imana ariko nayo irabutanga nta bakijijwe n'Imana se ubu ushatse kuvuga ngo hariya kuri ranzu yiwe ni Satani yayimuhaye none wari uzi ko ari ndo yayimuhaye ni Imana hariya se ko ari umukozi hariya kuri yakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye yafashije imfubyi afasha abantu Zimbabwe yaguriye abantu bafite ubumuga bwo kutagenda ntago yagiye Nigeria ntago ari ambasaderi w'u Rwanda na ambasaderi harya na ambasaderi cyangwa ni umunyamabanga na ambasaderi none se niba ari yakora ambasaderi kuki mu bitindaho kuba yakubaka inzu ambasada ya buri nzu gute nyine ngewe rega se nabitinzo kuko ngewe anagiye kubona mu comment bamwe ari kuvuga ngo inzu ngo ni Shizo akase Shizo yakubaka inzu Shizo yakubakira inzu man Shizo iwabo baba ahantu bita Igihara Igisenyi urumva hari inzu bagira kandi umenye ko afite na company ya Danje ngo bitwa ngo Bugoyi Hood ngaho nyumvira ngo Bugoyi Hood se yakwinjiriza iki ariko afite akazi keza muri Amerika ntabwo wabonye ko nitabara rega Shizo yibagiwe n'ikinyarwanda wari wumva Shizo azi ikinyarwanda ngaho nyumvira umuntu umaze imyaka 5 muri Amerika ngo nta kinyarwanda azi nta myaka 5 amaze Shizo yagiye muri Amerika afite imyaka 3 niyo mpamvu asigaye avuga icyongereza afite imyaka ingahe afite imyaka ingahe 12 nayo ntayo afite ingahe wowe ubizi afite 5 akamaro n'ikigoryi we mawuze muri igisazi ariko Shizo aratwika Shizo ngiye ntuzanza n'ubwo buswa bwawe
urumva ngewe nuzaza uvuga ngo ariya kuri ya nzu ni wayubatse urumva n'abantu mwese mwirirwa murogo kandi musaza wa ariya kuru Kebro ari ufite amakuru. Kebro producer se director ntago avukana na ariya kuru se ntabwo ubona ko basa ko bafite n'inzo bijya kumera kimwe uretse ko iya Kebro yayigizemo uruhare. Kebro yagiye kwisiga ya mavuta bita citro. Yesize citro azisiga n'igikakarubamba umva se umva ngenda shaka baretse gato wese kubose oya ndashaka kwihanangiriza Shizo ndakwiyamye urumva ndakwiyamye ku mukobwa wacu ariya kuru ni umukobwa wacu yarakoze arahembwa arasevinga birangira yubatse inzu amaze kubaka inzu niba barakubise umupeno ntabwo bivuze ko wagenda uvuga ngo niwe wabikoze byose urumva ushobora no gusangana yakakurusha n'iki ariko hariya kuru yakatiye Shizo amakuru ufite ni ko hariya yabwiye Shizo ngo ntago ari revo yiwe ariko Shizo ni imbeba niwe wakigoryiwe ntiyagutaye mu bihano ntabwo yaje hano akimata turakaza muri zamika akagenda akavuga ibintu byose Shizo avuga uwe bugambo se avuga ngo agiye kukumanaginga ngo azimanaginga nawe ubwiwe Baderama mu managinze iki ngaje kumanaginga yabuvigiye ntabwo byibuka Shizo nta kintu yigeze yamvuga twakoranye indirimbo muri The Man indirimbo yiwe bitaga ngo cyangwa sha asaririmba ibiki sha aririmba igifefeko cyazimana ngende umuhanzi nka Shizo nabyihorera bro ariko yakubise arivasi yiwe yakubise kuki ni fast na machi zakutsi kasi wada de pendaske krisi kenda kwa bigir kristri bodi kuchuchi kutsat ngo yihudu sha umva ngubwize kuri sha wagize amahirwe Kebro ni yagusanga muri Amerika ngakwicere kuri mushikiwe sha waraje umwikina hejuru ariko wagikaritasi yakoze Shizo ngiye sanze uri wanjye sha ndagaswe umva twashwana birenze ariko Shizo ngafite amafaranga nubwo taturi kumukatira buranga ayarusha Safaris wandeza akankuza nkama n'umusore uyu munsi ari akora ariko afite imifungo iki ari akora afite imifungo ngo yakwiye kuri Shizo amakuru njya numva ba Kejyo ni bama rega ari akora amafaranga yatangiye kera kuko abagabo bamukunze mbere y'igihe urumva bamukunze mbere y'igihe bakajya bamuha akazi urumva we ko bataguhaye we ntago bagukunze ese ndo umukobwa man cyaze mu buzima shamana utekereza bw'empori nyine ndi kukubaza ngo we ko batagukunze nta rukundo bari bagufitiye abande se barumfitiye abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga wenda wowe warungirira nk'umuntu twabanye imihanda urumva abanyamahanga se bampaye iki mwese ntago ndi ishumi yanyu uza abantu tuziranye muri Amerika no muri za Kanada kuri nta mafaranga arago ari yakuru ndagaswingengiri ari yakora amafaranga yarebwa nabamenya urumva uri kubyumva neza arebwa nande bamenya nde Ramazani yego ni urya amafaranga ari yakuru akaribwa na Asina era mukeba wa Riderman urumva ntago ari mukeba wa Riderman ahubwo uzikuri gisazi no ex girlfriend sorry urumva ako reka ngusobanirire ni mukeba w'umugore wa Riderman mukeba buretse ko Asina era n'ubundi ubungubu Riderman nta kintu bavugana oya Riderman afite indi level Asina se ko ari umusazi Asina mbona atari umusazi oya ntago ari umusazi abonye ikibuna asigaye afite abajya hejuru bande se ajya hejuru abantu ubundi positeri yo gukora umwoyo ntabwo yize nakuriye igikaritasi nanjye nafunguye kampani yitwa Kora Umwoyo Limited abantu bashaka gukora umwoyo rwose nababwira ngo you're welcome urumva muze tubafashe mutere neza nta plastic surgery tubakorera tubereka turaba traininga karangira niba ruteye nk'urubariro urumva ugahita ugira bums urumva ukagira hips ukaba umeze neza iriya nzu yari yakuru wowe uyibona gute shambona mva nkubwiza ukuri iriya nzu yari yakuru nimbi urumva mbega akazu kabi wewe
niko ntako ufite. bashaka ko muri comment abantu baza kuvuga ngo ariko ngo iryo ni icyari uguze comment Ariko z'abantu bo muri comment reka abantu muri comment muri tubacyurire. abenshi muri injiji uzi impamvu niba umuntu yivugiye nk'ikintu ntabwo mujya mumenya blague ntabwo mumenya comedy ntimumenya joke no guhuruduka gusa muvuga karakazo kariya kuru ni kabi kameze nk'inzu ngazanzu za Nyabyondo zubatswe muri za rukarakara ngiye iranzu nta nubwo nayiryamamo none reba karaga piscine we karimo amazi y'ibiziba ngiye no zambwira biriya bintu wowe kutarabigeraho n'imyaka umaze mu gihugu se ninge sohokamo nzabigeraho ubwo nuko ntarakiva nagira ngo abigezeho kuko yasohotse igihugu akiri hano ko atabikoze akiri hano ko atabikoze yari abifite iranzu se waba ubu amezi abiri yamaze hanze nibwo yahise yubaka inzu imeze kuriya cyangwa yabitangiye kera cyasikaye tureka nkubwiza ukuri batarateramo muri pasiporo gutya ngo Cooperative yubatse etage na TMC Kerema Kina Music yubatse nuko nago Cooperative na TMC bari bavuye murenge Cooperative se n'uwi murenge waje akuzi kuri igisazi none maze kubona Cooperative se kavukira muri nuzi yo mu Gatenga uriya no mukongomani urumva ndetse Cooperative se no none sekondo umunyacanga gusinize kurepa Cooperative se tuvuye ko nta kiguzi cya Cooperative yizeho Cooperative ntago ari umukongomani Cooperative nzi ko ize secondaire muri nuze muri groupe officiel ntago ari yakura kunda abakongomani wewe nagakundi iki abakongomani nagakundi iki abakongomani Shizo ni iki Shizo no munyarubavu reka mubwiza ukuri buriya izuru umunwa n'izuru biraturanye nta munyarubavu nta muzayirwa bose ni bamwe uko wasaze nagakunda abakongomani ubwo nawe ugura umuzayirwa kuko uri w'icyango nta n'umukobwa wo mu Rwanda udakunda abakongomani ubwo nawe nyine umuzayirwa kuko uri w'icyango of course ngende umumetisi w'umuzayirwa n'umunyarwanda yego nshuti y'u Rwanda we ndakwiyamye ako kama reka nkubwize ukuri mu buzima ushobora kuba uri umupingayi ntabwo ni umupingayi njye ntabwo ni umupingayi kari akazu kariya kuru njye mfite izo nka ziriya nk'umunani wari kuba waravuye mu bukode ejo bundi Radirode yagusohoye mu nzu wabuzeho kwishyura utangiye kunyitiranya na pasita mu haya pasita ndi pasita Mutabazi ntabwo uri ari pasita ni Mutabazi nyine tu Escrojanti Mutabazi apotere ariko Mutabazi ntabwo yatabawe niyo kintu cyambabaje impamvu bamutabaye niko ari umunyamafuti nta mafuti nta innocent ku isi mwana sikaye tujya imbabarira wowe uri innocent kandi nkubwira ko nta innocent uba ku isi cyakora hariya kuru njye ajya afite umugabo hariya kuru afite umugabo afite umunyanigeriya bakundana oya ntabwo nzi ko ataramwerekana ubwo barako hariya ni single searching ni single and search asukama ubu umuntu wagwa hariya ubu mwakundana wowe hariya ntabwo nakundana nawe nta mafaranga afite iriya nzu imwe ntabwo twajya gusinya ngo ivangamutungo mfite inzu 12 urumva ntabwo umva wowe ntabwo nakwemera ubwo we yakwemera hariya ngiye mwemera mva nkubwiza ukuri bro ngewe ntabwo ndi ku rwego rwawe urumva no mu batipe baguha ari wowe na Shizo se ko Shizo yamuteretaga ngaho nyumvira uri kuvuga imbeba Shizo ari njye na Shizo niwe ufite amafaranga mvugisha ukuri ubwo ba muri Amerika man twe ntabwo bidusaba kujya muri Amerika urumva twiga amafaranga ni umuzi uvuga ngo umuzi ubwo ari wowe na Shizo ninde mbeba ni Shizo arabizi nawe ubwo risumbirije kasumbirije Sky 2 wajya umbabarira koko ariya kuru wese nakwemera nubwo amafaranga bwawe ni bukeya cyakora ne dore za 50 inshuti yanjye ako man uzikura mukobwa man yakoze ibikorwa birenze bya ba Mutesi Jolly akora ibintu birenze by'abandi bakobwa umaze imyaka ingahe muri showbiz umaze imyaka igera mu myaka 12 nta gikorwa na kimwe rero wakora umwana aje muri showbiz akubise imyaka 2 yonyine ahise atwika ngo amaze imyaka ingahe 2 akuze kuri umwana ni wowe ntago ari munsi y'imyaka 10 ari muri showbiz ari wowe nari yakuru ninde mukuru ari yakuru afite imyaka 22 22 none ari ntago ari wo mu bihumbi 2 hari ikintu umuntu mu Giswahili baravuga mundi umuntu ubana n'umugabo bwo gutavuga bamwita binti kiziwi utumye mba binti kiziwi
hariya ntabwo ari uwo muri bibiri ntabwo ari uwo muri bibiri ahubwo ni uwo mu gihumbi ntabwo ni uwo muri bitanu ariko ntimukabone umuntu abaye redi bosi ngo mutangire mu muvugo kuba redi bosi nyine ibyo nibyo bishatse kwereka imyaka yiwe umaze imyaka 18 ntabwo urarenza 18 muri showbiz kama yase ushatse uvuga ko umukobwa naba narateye inda nkigera muri showbiz uyu munsi yaba atwite umwana we yaba yarabyaye yaba aratwite none se ubundi wowe umaze imyaka ingahe nta myaka tubara showbiz igenda uko ishatse ko wihakanye umwana wawe ni what goes around comes around ko wihakanye umwana wawe ntabwo nakihakana ntabwo umwana wawe akuriye mu Gitega ntabwo yirirwa atora inyuma njyewe mana umukobwa wese twaryamanye ntabwo uvuze ko twabyaranye ntazajye umuntu ukubeshya kandi ko ntawe uraguteza ingaro niko ntawe uraguteza ingaro bazayinteze ariko bazaza n'igipapuro cy'iki cya contract twagiranye cyangwa amasezerano twasayininze uzanteza inkaru nakuguriye iki wanguriye iki hako sika utekereza rufundi sha naribi tekereza ruyede ahubwo niwo utekereza cyede kubera ko ubwenge bwawe ntibukora utekereza ruyede iyo wabukora wari kuba umeze nka calculatrice yajya ninde sha calculatrice ni mukuru wawe siko nabonye ari ugira ubwenge bumeze nk'ubw'amaeskariye sha umva kambwiza ukuri calculatrice na munzane ninde muvindimo wabiretse ariko nge ndamutse ndi umunzane naba ndenze kubera ko ngewe ahubwo nge ndi na munzane kuko ibiro byawe mbirebera ko kanya ninjye ubigira gutya niyo mpamvu mfata umutungo wawe nawe uzajye kwari yakura ngo icyumba cyo kubamo ariko nge yamaye amafaranga angahe 15 sha nayo ngayo nyine reka nanjye nyaguhe nzanira ya phone nyamuhe ntayo ufite arishwa ntago nyamaguruka mu rugo ndafite akarake kanjye sha akarake nagakise irake ni 100 hakujya umenya ko tuvuga urimirwa ku nkombo twavuga amajorwa twokangereza tunayerekeza ku nkombo siri nakaziri zonga zoshi turobudufu ibyo bintu uvuze ntago bibaho ibyo ni igifefeko ibyo ni ibintu wowe neze ibyo byawe nge mvuga amashi wanzi biki ninja bavuga myazi miki ukavuga myinja nyanzi miki myinja vuga ngo myinja miki myazi miki myinja miki myanje halo Nyende sungu ni ari yakuru uramushaka wikisi ndashaka kumuhamagara ngo tumngiye muvugisha umuvugisha iki ndashaka kumubaza ngo nimbiri yanze ari yiwe kugira ugabanye butiko ako se ubundi wa muyede we umuyede ni wowe wamufundiwe biza no kunsakuriza nakumena ijisha ahubwo nyene ndiko kubaza iri yanzu washize itafari ni umuyede wari mucanga urumva uri simbukeneye bawituze uri supervisor reka mvugishe mabuja wanjye ari yakuru uri engineer reka mvugishe mabuja wanjye wawe ninde se ari yakuru ngaho niba ari mabuja wawe none aha urumva nari bibyihorere ngiye reka mubwira ibihumbi 200 arabiguhereza mumpereze ndimwake mama yake ari kugukupa oya mabuja buna bari muri meeting reka mabuja bari muri meeting akaza meeting muhoramo reka mwandikire message andika tureba reka nyimwandikire dore ngi se message ngiye kumwandikira mabuja iri yanzu hey mabuja iri yanzu ni yawe cyangwa ni yakanyo ni Skytu nukuba ngo na nimero yanjye boya ndagira ngo mwandikire mubwire ngo ni Skytu hey mabuja ni Skytu wambabariye ukanyitaba ko ndi mu rubanza rw'inzu yawe urubanza rw'inzu ye bayishimuse se wamba hambabariye uri mu rubanza rw'inzu ukanyitaba ko ndi mu rubanza rw'inzu yawe ukanyitaba ko ndi mu rubanza rw'inzu yawe ko ndi uri kuburana nande se mu rubanza urubanza rw'iki nyine
Rwanjye na Kamaro. aha Rwanjye rwabereye kuri Big Town na Kamaro. umujaji na Kamaro. na Bati Ndi muri interview. Ndi muri nini mubwira ko ratani mubwira ko ndi muri interview ashobora kutaza kutwitaba. Ndi muri kira. Nubwire ngo ndi muri supermarket. Ndi muri supermarket. Urumva? Ndi muri supermarket. Muri supermarket. Muri supermarket. Bretse. Muri supermarket. Bretse gato. Ndi muri supermarket. Ndi kugura imigati. Masanze abantu. Masanze abantu. Abaheters vuga ngo abaheters. Masanze abaheters ko bari benshi. Bavuga ko bavuga ko inzu atari yawe. Inzu itari iyawe. Itari iyawe. Urumva ko wayikuye itari yawe. Ko wayikuye kuri Shizo wanyitabye nkabakatira. Bugo Yehud wanyitabye nkabakatira. Wanyitabye nkabakatira. Wohereze carte jaune y'inzu. Umva se. Nkabaka. Mubwire ngo wohereze carte jaune y'inzu na permis yawe. Witonze gato. Bretse iyi message banze mugereho. Dore ngiyi message nandikiye yagiye mugezeho. Kandi ntuzongere kujya umbwira ibyo bintu udahagazeho ujya utuza. Sky tujya utuza Sari yakari umuntu wanjye. Ngane bari umuntu wawe nadutwohereza 200 tujye kurya. Ntabwo kuba ari umuntu wanjye ari ukukubwira yuko agiye kugwa amafaranga. Ahubwo nagira ngo dukemure impaka z'ikizi. Reka nongere muhamagare. Nyumvira. Ese ni muhamagara ubu message ari kuyibona. Oya yamaze kuyibona muhamagare. Reka muhamagare. Gereka ibyo bintu. Telefone yawe isizime. Wazaguze telefone. Ari yakuru niba muri inshuti iyi ni wowe wayiguze. Ukaba utunze telefone. Ikari yanjye ni yawe. Utunze telefone 120 uri inshuti na ari yakuru. Yakugure telefone 500. Ntukazabizana ubwo bugamba. Sheri wawe. Kamuhamagare neza. Imbondi ndatwaza kazaguhonda ubwo twe rwari zikarumena. Tatwa nabavandimwe. Ari busy. Nyumvira. Nukuri arambye ari yakuru iranzu ni yaho twabwiye. Ari busy. C'est vrai sir. Ari busy kandi iranzu ni ari. Ubundi se kuru ntuze kirango cya Shizo cyayikuraye. Umva ngubwire. Shizo ni Shizo ari yaragukatiye. Ari yaragukatiye. Uzi impamvu nkwanga nukuntu umukobwa umeze kuriya urumva mwimatatuye mukabana mugakundana yagucitse none uyu munsi akaba afite inzu nkiriya uranga ukanuye amaso muri Amerika ukitwa Tabara. Urumva wowe mugisha wawe wiri gukujabuka umeze nka Bahati Makaca. Urumva umeze nka Kejoni wo muri Kigali hiti. Uri kubyumva nimutagiye kuvuga abantu reke ikiganiro tugifunga.